Iyi mukurikiye ni Doxe 14 TV. Uyu ni wa mwanya twageneye ikiganiro ibyo wamenya. Ni umwanya duhura n'abahanzi, abakinnyi ba filime ndetse n'abakinnyi b'umupira w'amaguru. Muri rusange ni umwanya duhuramo n'abastari. Uyu munsi wa none rero turi kumwe n'abakinnyi ba filime. Turabaha umwanya batwibwire, hanyuma turakomeza ikiganiro cy'ibyo wamenya. Reka rero uyu mwanya twakire abatumirwa bacu, duhereye iburyo. Babita bande? Njye nitwa Jean Claude, abandi umukinnyi wa filime. Urakoze cyane. We bakwita nde? Nitwa Marisa Fabrice, anye nkandi umukinnyi wa filime. Murakoze cyane. Uyu mwanya rero turifuza kugira ngo tugerane namwe ikiganiro. Dushaka rero kubabaza duhereye kuri Claude. Ese abakinnyi ba filime uzi b'ibyitegererezo kuri weho ni bande? Hari umusaza bamwita ndera. Umusaza bita Kanyombya muzi. Kanyombya ndamuzi. Uriya musaza buriya najyaga mubona nkabona ni ibintu biri hatari. Ndetse no kugira ngo nkunde filime cyane, ko ngiye nkunda ibintu biri bishobora gutuma umuntu abasha guseka akishima. Byatumye rero nkunda cyane filime y'uriya musaza, uburyo agenda akina ukabona abantu baraseka, ko ngiye nkunda ibintu bisekeje. Namaze kumenya neza ko iyo umuntu ahora anezerewe muri we bishobora gutuma iminsi yo kubaho yiyongera. Urakoze cyane. Kanyombya ni umukinnyi wa filime twese tuzi, ndetse ari no mu bantu batangiye gukina filime mu Rwanda, ndetse mpamya neza yuko no kuzamuka kwa filime nyarwanda nawe ari mu bagize uruhare mu kuzamura filime nyarwanda. Ese wowe Marisa, umukinnyi wawe w'icyitegererezo muri filime ninde? Se urikoko. Urakoze cyane. Abo bose ni abakinnyi b'abahanga, abakinnyi b'ibyitegererezo muri filime nyarwanda, ndetse bagiye banatwara ibihembo bitandukanye. Ese uyu munsi Jean Claude nk'umukinnyi wa filime urumva wifuza kugera ku ruhe rwego? Iyo uvuze urwego ntekereza ko niba uri kuvuga urwego turi kuvuga rumwe bazamuka iyo bari kubaka. Ruriya bazamukaho barwita urwego cyangwa se bakarwita ingazi, ariko ntabwo ari rwo ndi kuvuga. Ese urumva filime urimo gukina uteganya kuzagera he? Ntekereza ko mu gukina filime nifuza ko nibura hari icyo bishobora gufasha abanyarwanda, cyane ko mbaka intumbero yanjye ari ukugira ngo abantu babashe kubaho bishimye. Isi yacu hari ibibazo byinshi, ariko iyo tubasha kureba ibintu tukishima tugaseka, umuntu abasha kuruhukamo. Ndashaka gufasha abanyarwanda ngo tujye tubasha kugenza gute kuruhura intekerezo igihe tubashije kunanirwa. Yego. Ese Marisa, wowe urumva wifuza kugera ku ruhe rwego? Okay, murakoze. Nanjye ndifuza gutera imbere mu buryo bwose bushoboka, nkavaho narindi nkajya mu kindi cyiciro. Yego. Kubera ko filime nk'uko mugenzi wanjye bivuze pe irashimisha, kandi harimo n'inama, harimo n'ubuzima bwa buri munsi. Rero dukuramo inyigisho, nanjye araho nifuza kuba nagira kandi nkageza n'umuryango wanjye. Yego. Murakoze cyane rwose, mufite intumbero nziza, kandi uwo ari we wese aba yifuza kuba yagera ku rwego rwiza. Niyo mpamvu nubwo aribwo musa naho mugitangira gukina filime mutarandika izina cyane nk'abo ngabo mwahoze muvuga, ariko mpamya ko mu gihe kiri imbere umwe muri mwe yazaba uwa mbere utwaye igihembo kijya gihabwa abakinnyi ba filime. Mubiharanire rero, kandi natwe nka Doxe 14 TV turabibifuriza. Mwakoze cyane rero kwitabira ubutumire bwacu. Undi mwanya tuzabakenera nabwo tuzabatumira. Imana ibahe umugisha. Murakoze.